Mu murenge wa Gacaca mu kagari ka Karwasa mu mudugudu wa Kabukende niho abavyeyi bishatsemo ibisubizo maze batangiza iyo gahunda bise genda ukorenda kurerera imaze amezi 4. Aha abana basaga 20 babasiga mu rugo rw'umuturanyi bihitiyemo bakituramo umugore n'umugabo babitaho bakabamenyera n'ifunguro rya mu gitondo n'iryo kumanywa kandi bakabatoza imikino. Dusaba Imana Immaculée na Shimimana Sositene twasanze atetse igikoma nibo twasanze basigaranye abana ubwo twabasuraga. Bavuga ko bari bafite ikibazo cyo kurera abana bato ariko binyuze muri iyi gahunda igisho ry'umuturanyi riragikemura. Kuna ijisho ry'umuturanyi urabona niba dusigaranye umwana wadahari tugasigarana nimero ya telefone tuba dufite umubyeyi nta urebye ngo ndi umugabo cyangwa ndi umugore. Ubu iyo twasigaye hano rero dusigarana abana tugasigara tubigisha udukino gushushanya udusimba sebwo muri make tuba turi kubarembera. Nta mubyeyi ugenda afite ikibazo iyo azi ko yasize umwana we hano iyari abafite icizere kuko umwana we arasanga ntaco yabaye. Mu rugo kwa Munyempundu Faustin niho abavyeyi bahisemo kujya basiga abana babo bakajya ibihe byo kubitaho. Avuga ko nawe yabyungukiyemo kukajya mu kazi azi ko abana be basigaranye n'abaturanyi. Igitekerezo ahuriho n'abandi bavyeyi batanga amafaranga 1000 buri kwezi avamo ibitunga abana ku manywa. Nuwanje urugero na mama we yagiye yasigara nkavuga ngo nakagombye kuzana umukozi nkavuga ni hari urusigara ate amurera nta kibazo gize giteye. Kumba ndi mu kazi nagiye mu kazi yandi kumva na mungenye mfite umwana wanjye asigari kwandagara numva ko yagiye ku ishuri nta kibazo ari kumwe n'abandi bana rwose yisanzuye nta kibazo. Nta muntu duhemba n'umwe gusa ikibaho nuko dufata buri kwezi ababyeyi bagakusanya ya nkunga yo kugira ngo abana babone igikoma uko urabona abana niba bagera hano saa 2 ntabwo bagera saa 5 kuzamura kugeza igihe mbese buri mubyeyi aboneye umwana we nta kintu bashize mu nda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gacaca Mukasano Godansi avuga ko itari igisubizo abavyeyi bo mu mudugudu wa Kabukende bishatsemo naho ubuyobozi bwo bukabunganira bubongerera ubumenyi ku isuku n'imirire. Initiative yo kubaha igikoma ni y'abaturage, initiative yo kugira ngo bagaburire abana mu buryo bwiza ni iby'abaturage, ariko twebwe tubazanira abakozi bafite ubumenyi buri hejuru kugira ngo banabigishe n'uburyo kibashobora kubitegura bifite isuku. Mbese gashya kari muri iki gikorwa nge nabonyemo nuko n'abagabo bibareba. Akarwasa mu gice cy'icyaro imidugudu bari minini ku buryo abana batarengeje imyaka 3 badashobora gukora ingendo ndende bagana amarerero ari ku bigo by'amashuri. Tuyishime Jado Fils mu karere ka Musanze.